ibyo dukora nabo tubikorera. Rero ngira ngo wenda ntabatindiye reka nsobanure gato ko Bishop Twahirwa James twari dutegereje ko tuza kuba turi kumwe nawe uyu munsi. Yageze urubanza yabayemo hariya Iburasirazuba kandi rwumvikana rukangurira abantu ubumwe ndetse no kwiyunga. Yesu nashimwe cyane. Ahari rero nawe twifurije amahoro y'Imana, ariko nubundi ntago naje njyenyine, twazanye n'abandi bakozi b'Imana bankikije hano. Murababona harimo urubyiruko. Ngira ngo kuwa gatandatu ubushize ubwo kuwa kabiri ubwo twari turi hano, Pastor Nkuba twari kumwe na Nkuba na Ntamujinya, hari ikibazo yabajijwe agenda atagisubiza kubera umwanya muto. Uyu munsi Pastor uri bugisubize? Ndagisubiza rwose. Imana iguhereze umugisha cyane. Hanyuma rero uko turimo twigisha ku muco n'uburere mbonera gihugu, ubwo hazamo urubyiruko n'abana n'umuryango nyirizina, kuko topic yacu isa naho ireba ku muryango n'umuco. Umuryango n'umuco rero ni ikintu utavangura, ni ikintu kibumbiye hamwe. Uyu munsi rero twabatumiriye urubyiruko ruri muri ubu butumwa bwiza kandi bakora irivuga butumwa duhuriyeho twese. Twifuje yuko aza kuza nawe muri ubu butumwa twakoraga. Yagize icyifuzo kinini cyane, aravuga ati ndi umukozi w'Imana, mbwiriza ubutumwa bwiza cyane cyane mu rubyiruko, hari na byinshi tuza kumwungukiraho. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Mbere na mbere mbaje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Imana iguhereze umugisha cyane. Arakoze kubasuhuza. Ubwo mukanya turabakira babibwire nabo tugiye kuba turi kumwe muri iki kiganiro cy'umuco n'umuryango kuri televiziyo Yongwe TV. Nk'ibisanzwe rero murabizi ko mumenyereye guhamagara mu minota ya nyuma yo gusoza ikiganiro, ariyo dufunguraho kwitaba telefoni kugira ngo tutarogoya ubutumwa bwiza buba bwagenwe ku bantu bose uno munsi wa none. Nomero ni ya yindi, ni 0788 47 8389. Kuba dukurikiye mwese murayibona kuri ekara zanyu, kugira ngo nonaha tuba turi bwakira ubutumwa rwose twandikiye ubutumwa bugufi ku nsanganyamatsiko tuba turi buganireho n'umunsi wa none, cyane cyane ishingiye ku gisubizo Pastor Nkuba ari buduhereze cyo mwamubajije. Reka rero mbakire niyegereze abadukurikiye hirya no hino nk'uko nabivuze mu ntara zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda uko ari enye: Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, ndetse na hano dukorera uyu murimo mu mujyi wa Kigali, yewe n'ibihugu duturanye byinshi baradukurikiye. Yongwe TV igera ahantu hanini, n'abantu benshi badukurikiye uno munsi wa none. Mbahereza ikaze muri iki kiganiro. Reka ntangire rero nk'ibisanzwe mbaza Pastor Nkuba, mbere yuko usubiza igisubizo wabajijwe nuko uri buganiriza abantu, wabanza ukaduhesha umugisha umutangira ikiganiro cyacu. Nibyo, ndagira ngo tubanze dusenga Imana tubone gukomeza gahunda. Witeka Mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuduha uyu mwanya wo kugera hano. None dutangiye uyu murimo waduteguriye. Data, tugusabye kugira ngo udufashemo kandi uduhe umugisha. Urakoze Yesu. Bana natwe rero muri iki kiganiro cyose tugiye kugira hano, abatwumva bose ukize imitima yabo, kuko niyo ntego yacu. Turizera ibitangazo ugiye gukora mu mitima y'abantu uyu munsi, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Amen. Ati turizera ibitangaza Umwami wacu Yesu Kristo agiye gukora mu mitima y'abadukurikiye ndetse natwe ubwacu. Murumva rero ko mushonje muhishiwe byinshi, haba mu mukozi w'Imana Pastor Nkuba Godfrey. Reka tubanze tumwakire asuhuza abantu, hanyuma ari bugira akanya ke. Murakoze cyane. Ndabasuhuza mwese inshuti zanjye, inshuti z'iki kiganiro. Ndabasuhuza abantu mwese bo mu Kidudu ku itorero ryacu, abo mu Kibimba, abo ku Mutembo n'ahandi hose dufite amatorero. Inshuti zacu mwese abo mu Bugesera bambwiye ko mu nyumva rwose, ibyo namwe turabibashimiye kandi turabasuhuza. Turasuhuza inshuti zacu za Cyarubare, nabo bavuze ko batwumva, abakanyetonga, Kiburara aho ntuye,
mwese inshuti zanjye na hano i Kigali abanyumva bose no mu ntara zose z'igihugu, ni ukuri mwese ndabashuhuje uko muri mwese. Imana ikomeze kubarinda, turakomeza mu kanya. Imana ibahe umugisha. Imana iguhe umugisha cyane. Ariko uti wagiye mu bihugu hose? Nagiye rwose. Nta bantu ushuhuje muri biriya bihugu, ntabwo mwari mubanye neza? Yo twari tubanye n'ukuri, mfite abantu. Nta kibazo hirya no hino turaza kubivugaho. Umwuka w'Imana uko yakuyoboye nuko, kandi umwuka niwo mugenga. Hanyuma iburyo bwanjye murahabona umwana muto, ni umukozi w'Imana, ari muri uyu murimo, ariko hari ibyo amenyerezwamo byinshi cyane. Uti Cedric, tuguhaye ikaze, usuhuza abantu, bibwire, ubabwira aho turutse, ese n'iki kikugenza kuri televiziyo Yongo. Turakwakiriye. Murakoze. Nuko nabivuze ko natangiye mbasuhuza mu izina rya Yesu, reka nongere mbasuhuze. Hanyuma reka banze mbibwire, amazina yanjye nitwa Kwizera Cedric, nkaba ndi umukozi w'Imana isumba byose. Uwo mwami dushaka kuvuga ni ukura abantu ku nzoga, inzogera zari zirenge, kugira ngo amen. Igakura abantu kwisigara, ikabasigarana, katwongere tuvuge ngo amen. Ikabakura kuri kanyanga, ibyabo byari binyazwe. Nimba ubyumvise aho uri hose, reka dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Hanyuma rero mbaje gushimira abantu bose bagize uruhare kugira ngo ngere aha hantu. Mbere na mbere nshimiye ababyeyi banjye, ndabashimiye cyane yuko bagize ubwitange kugira ngo mbashe kugira ahantu. Ni ikintu kiba gikomeye cyane, ariko kuko hari ikintu tuba twaravuganye n'umwami Imana, byanze bikunze kizagira gute, kizasohora. Iyi Imana yakuvuzeho byanze bikunze bizasohora. Reka tuvuge ngo amen mu izina rya Yesu. Hanyuma rero nkongera no gushimira umushumba wacu, numvaga umutima urimo kwimata cyane. Ibi bintu ntabwo mbese ushobora kubivuga ukumva yuko ari ibintu bisanzwe, ariko ndamushimiye yuko ko yemeye ko nanjye kongera ahantu kugira ngo hagire byinshi tuganira, ndetse n'Imana ikaba yamushoboje. Ndamusabiye umugisha mu izina rya Yesu, kuko twasomye ijambo ry'Imana ratubwira ngo uwo tuzasabira umugisha azawuhabwa. Yego. Nkongera no gushimira n'inshuti zanjye yuko ahantu hose muri munkurikiye, Imana namwe nibahereza umugisha. Na buri muntu wese udukurikiye aka kanya tumusabiye umugisha mu izina rya Yesu. Ikindi kintu cya gatatu navugaho ni ikintu kijyanye n'urubyiruko. Reka tuvuge ngo amen mu izina rya Yesu. Amen. Iki kintu kijyanye n'urubyiruko, mbese nanjye ndi mu bantu, ndi umwana pe, ntabwo ndi umuntu mukuru. Ariko mwibuke ko Imana yatoranyije Dawidi ikamugira igikomerezwa mu bantu benshi kandi batandukanye, ikamwicazanya n'abantu basa ndetse n'abantu badasa. Katuvuge ngo amen. Ikamwicazanya n'abantu bavuga ikirimi kimwe ndetse n'abandi batavuga ikirimi kimwe. Katuvuge ngo amen. Hanyuma rero iki kintu cy'urubyiruko ndimo ndagira ngo tukivugeho mu minota itarenga 2 yonyine. Ndagira ngo guhera uyu munsi nk'uko nanjye byanshobokeye, buri mubyeyi wese ufite umwana we nagerageze amuzana imbere y'Imana, kuko ahantu twaje gusanga ari aho gukirira, ahubwo ntabwo ari aho gupfira. Yego. Aka kantu ntabwo mukumvise. Twaje gusanga ahantu kuba turi imbere y'Imana ni aho gukirira, ahubwo ntabwo ari aho gupfira. Ntabwo ari aho gupfira. Ntabwo ari aho gupfira. Reka tuvuge ngo amen. Rero niba ufite umwana wawe, gerageza umuzane imbere y'Uwiteka kugira ngo agire ibintu ahindura ku buzima bwe. Bashobora kuba hari umwana, reka tuvuge ngo nka mayibobo kugira ngo mubyumve neza. Umuntu wese urimo kudukurikira, reka tubashe kubivuga gutyo kugira ngo abyumve neza. Icyo kintu ni ikintu mbese kitumvikana neza ndetse kitanameze neza, ariko Imana yagutoranyije mu bayi. Nka cyagiye Imana itoranya Dawidi ikohereza Samweli akagenda kureba Yesayi, agiye kumureba akareba abavandimwe be bose ngo arebe uwo yasiga amavuta. Imana ikamubwira ngo nazenguruke mu bavandimwe be bose, akaburamo n'umwe. Katuvuge ngo amen. Amaze kuburamo n'umwe, Imana iramubwira ngo nagenda arebe undi usigaye. Abaza Yesayi, aramubwira ngo ariko undi usigaye arimo araragira inama. Maze Samweli aravuga ngo nta wundi muntu uri bugire ikintu na kimwe afata, nta wundi muntu uri bugire ikintu na kimwe ari bukoze mu kanwa mbere yuko Dawidi aza. Maze ngo baramutegereza araza, ngakiyagera ngo Imana ngo ibikoze kuri Samweli. Katuvuge ngo amen. Imana ngo ibikoze kuri Samweli, iramubwira ngo uyu niwe nashakaga gusiga amavuta. Reka nawe mubo Imana yatoranyije nawe gutoranya.
Amen. ureke kugenda ahubwo uzi imbere y'Uwiteka kugira ngo agire ibintu ahindura ku buzima bwawe. Reka urubyiruko dukomere ku Mana, Amen. reka urubyiruko tugendane n'Imana, kuko Imana yaravuze ngo nimwivanga mu byanjye nanjye nzaza nivange mu byanjye. Amen. Katuvuge ngo amen. Amen. Uyu mugabo Dawidi yavuze amagambo menshi, navuze kuko ndi bukoresha iminota 2 yonyine. Avuga amagambo menshi, aravuga ngo Uwiteka niwe mungero wanjye sinzakira, ngandyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Ni Zaburi ya 23. Anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Amen. Ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose. Katuvuge ngo amen. Gishimo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza, ununganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, ngusize amavuta mu mutwe, igikombe kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi, ngo bizanyuma y'iminsi yose nyiriwe. Arenzaho ijambo aravuga ngo nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. 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 Amaze kuvuga ayo magambo yose, arenzaho ijambo rimwe, aravuga ngo ariko nyuma y'ibi ngibi byose ni wowe niringiye. Nukuri. Aka kantu kamukumve neza. Ariko nyuma y'ibi ngibi byose ni wowe niringiye. Yiringiye Imana idaterwa ngo bayihambejwe, yiringiye Imana itarwara malariya ngo bayijyaneshe hasi. Amen. Amen. Yiringiye Imana, iyi Mana tuvuga aya masaha ku buryo dusenze ikatwumva. Yego. Yiringiye Imana idapfa ngo bayijyane ejo kuyihamba. Uyu mugabo Dawudi yiringiye Imana, arayiringira kandi ayikomeraho. Amen. Haleluya. Imana iguhe umugisha. Reka rero narondogoye cyane, hari byinshi dufite kuvugana, ariko cyane yuko urubyiruko rurakenewe kugira ngo muze imbere y'Imana. Muze imbere y'Imana. Mwongera no gushimira ababyeyi banjye n'inshuti zanjye zagize uruhare kugira ngo mboneke ahantu, ariko cyane cyane nkashimira umushumba wacu mubona uri hano hagati yacu. Niwe wabigizemo uruhare rukomeye cyane kandi n'Imana ikamufashamo. Ni ukuri musabiye umugisha kandi utagabanyije mu izina rya Yesu. Amen. Imana nibaha umugisha, turacyari kumwe. Imana iguhereje umugisha Cedric, Imana ibaho umugisha. Abari bakurikiye ngira ngo murumva yuko ari Cedric, Kwizera Cedric. Ni urubyiruko, ni umwana muto uturutse hariya Kayonza ariko ufite uburere bwa Gikristo. Nanjye aka kanya wenda nkatware nshimira Imana kubwo ababyeyi be, kuko impano afite yivuga butumwa ryiza yo kubwira benshi, yo kubwira urubyiruko bagenzi be kugira ngo bahinduke. Ni impano nziza cyane kandi ni umurage wa kibyeyi, ni nabyo turimo kuvugaho. Cedric, umubyeyi wawe yemera Imana ngira ngo? Yego. Kuko biragaragara, zamura mikoro abantu bajye bakumva. Umubyeyi wawe ni umukristo? Amen cyane. Ni umukristo cyane. None se Cedric, kugira uburyo bwo kubwiriza gutya niki? Ni uruhare ababyeyi bagizemo, ni impano Imana yaje irakurotesha irabiguha gusa? Ubutumwa bwawe bushingira kuki? Ko warezwe n'umubyeyi bakureye mu Gikristo cyangwa bushingiye ko ari impano Imana yakurotesheje ikaguhereza impano yo kubwiriza? Umuyobozi wacu cyangwa se umushumba wanjye ari nawe watwise avuze ijambo ryiza. Reka mbanze mbasubize. Ibi bintu ntabwo umuntu agenda mu nzira ngo abitoragure. Yego. Ibi bintu ntabwo uvuga ngo reka mbyishyiremo bize, oya, katuvuge ngo amen. Ahubwo Imana yakuvuzeho ngo nzakwamamaza, mbiraba mu izina rya Yesu. Imana yavuze ngo nzakugira umuntu ukomeye, nta kabuza biraba. Imana yavuze ngo nzaguhereza amavuta nkusige, nta kabuza ibyo bintu byose bigomba kubaho. Njye ndashima Imana kuko niyo yabimaye, si ukuvuga ngo n'ababyeyi babimfashijemo, kuko umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo aho data na mama batabaye, Imana yarahabaye cyagiye byari bikomeye cyane. Nuko rero ni Imana yonyine, kwa kundi ikubwira ngo uti mwana wanjye nzagushumbusha, mwana wanjye nzakunezeza. Imana igira ukuntu ibigenza ku buzima bwanjye, irambwira ngo utifata imbaraga. Amen. Fata imbaraga. Imana yaguhaye imbaraga zo kuvuga ubutumwa bwiza Cedric. Yego. Hanyuma ababyeyi bagira uruhe ruhare muri izi mbaraga Imana yaguhaye? Babigufashamo gute? Bimeze gute? Uko nabyo biba bimeze, iyo Imana ivuze ngo uti mwana wanjye nkohereje aha ngaha agenda ujye kuvuga ubutumwa bwiza, ababyeyi banjye ndabashimira cyane yuko bajya bahaba bakambwira ngo uti, bakampereza uruhushya bakambohora, bakambwira ngo ugende uvuge ijambo ry'Imana. Yaba ari n'ahantu hari kuremo ukuntu bagahita bavuga ngo uti fata itike ugende uvuge ijambo ry'Imana, nabo bakankomeza. None se Cedric,
wabwira iki abandi bana bagukurikiye wenda mu kanya ube ubitekerezaho uri bubwire iki urundi rubyiruko rugenzi rwawe rugukurikiye ese izi mbaraga koko reka tuze kureba ngo ababyeyi bawe barakubohora bakanagushyigikira bati bijyemo kuko nibwo burere bwiza tubona twakurereramo ariko hari urundi rubyiruko wenda rukenera gusenga ababyeyi bakaruzitira bakabahereza uturimo two mu ngo tuba ari twinshi cyane usoza gukora kariya noneho uze kuduhuriza n'ukuntu wowe bakubohora ukaza no kuri televiziyo kuvugana n'abantu bose noneho uze kugira ubutumwa uhereza bariya babyeyi bazitira uru rubyiruko ari nacyo kiganiro cyacu cy'umuryango n'umuco ese mu muco wacu twafasha gute abana bacu kugera ku ntego zabo Imana ibahereza cyangwa igihugu kibagomba Imana ibahereza umugisha cyane mu kanya Cedric ari busubize icyo kibazo nari mubajije rero ubutumwa burimo burisukiranya kandi dufite ikibazo tugomba gusubiza Pasiteri Nkuba agomba gusubiza yabajijwe n'itsinda ry'abantu bahamagaye kuwa kabiri ubwo twari turi hano muri studio za televiziyo Yongwe baravuga bati ese Pasiteri ko twumva uri inararibonye ukaba utwigishije neza ariko hari aho ucicirije ntitwashobora kuhumva iyi nyigisho wavugaga y'uburyo umwana n'umubyeyi n'ababyeyi bagomba kubana wadusimbukira gute kuko yagaragaje ku kuvuka k'umwana dukomoraho igisekuru aricyo twirirwa tuvuga Aburahamu yabyaye umwana wa Aburahamu bigenda gutya noneho haza kubamo ikibazo baravuga bati ese wadusanishije cyangwa ukadusobanura neza kuvukana kw'abavandimwe babiri Gahini na Abeli bihura gute no kuvuka kwa Yesu Gahini na Abeli na Yesu ni ukuvuga ngo bakubajije ku kibazo cy'abavandimwe babiri Adamu Gahini na Abeli uburyo bavukana igisanira cyabo noneho bakavuga ko wakibahuriza na Yesu hano harimo ibintu bibiri ngira ngo mbona kuko buri wese afite umwihariko we kuri aba bantu nubwo inzu bakomokamo ari imwe noneho rero ndumva twakwakira ugahera kuri icyo gisubizo cy'abandi uri butange ugakomerezaho n'ubutumwa bwiza bw'uno munsi dore ko wazinduwe no kuganiriza abantu ku mibanire y'abashakanye ari byo byubatse umuco n'umuryango kuko uyu muryango turimo kuvugamo wamaze kuhatakwa wamaze kugira virusi wakiriye kandi itari nziza ari nayo ituma tuza kuri televiziyo kugira ngo dufashe benshi kuko tuba dusenga Imana iduhishurira itwereka uburyo dushobora guhugura abantu bakareka amakimbirane yamaze kuzamuka cyane mu ngo cyangwa se mu miryango turimo kuvuga ni nayo mpamvu tuba twifashishije inararibonye abantu baba bimazemo igihe hari iby'umwuka aba arimo atinzemo hakaba n'ubuzima busanzwe bw'aba yarabayemo mu rushako mu nzira umuco wa kera n'uwa none uko bimeze imbogamizi zajemo impamvu harimo kumvikana amakimbirane cyane mu mago nuko mbere umuco wari ubibumbye bitagaragara cyangwa wenda nuko byazamutse byiyongeye abantu bubahukana cyane kugeza naho bigera no mu nzu y'abarokore ugasanga twabakijijwe abavuga Imana abirirwa imbere y'abantu tubwiriza ari twebwe dusubira inyuma ugasanga twakoze amahano ngaho turakwakiriye ubwo urumva hari ibibazo bibiri wabajijwe hari icyo wabajijwe ugomba gusubiza hari n'icyo nkubajije kandi cyose kikiri mu nyigisho imwe turakwakiriye bwana Pasiteri Godfrey murakoze cyane mushumba yenda banza gushimira ababajije icyo kibazo kuko bakurikiye neza inyigisho kandi ngira ngo gusubiza ikibazo ndabanza gusubiza icyo mbajije kuko ngira ngo nicyo kiri buduhe n'imbonerahamwe n'ibindi tugiye gusubiza mu by'ukuri abantu si uko umuco wari uhishiriye ibyo bintu gusa ahubwo dukurikije igihe tugezemo cy'iterambere tubisanishije n'ubuhanuzi bwa Yesu yagiye avuga ko abanzi b'umuntu bazaba mu rugo rwe buriya yararebaga agasanga iyi si turi kujyamo cyangwa se turi kuzamo tuyivukiramo izagenda irushaho kugenda itera imbere yagiye abyerekana iyo usomye Matayo igice cya 24 ugasoma iki gice cyose kitwereka neza uburyo ibintu bizaba bimeze ubwo rero ngira ngo dukurikije uburyo iki gihe kimeze birimo uburyo bwinshi harimo uburyo bw'ubukire buri kugenda bwiyongera ku isi
hakabamo kandi n'ubukene, nubwo haza ubukire ariko hazamo n'ubukene. Kuko urebye nk'abagenderaga ku muco wa kera bakaba batarize, muri iki gihe bafite ubukene, kuko nta mafaranga bafite. Noneho wareba ab'iki gihe nabo bize ugasanga bareba ba se na ba sekuru bakabona baragayitse, bareba naho bavukiye bakabona ni habi. Ibyo bigatuma rero umuntu arenga akisumbukuruza akavuga iryo ashaka, ntiyite ku muco. Ariko ubundi umuco w'Abanyarwanda ubundi ubusanzwe ni uwo kubahana. Nkakomereza ko rero ngenda kugusubiza cyangwa se gusobanura neza ibyaba abavandimwe babajije ku cya Kayini na Abeli ndetse na Yesu. Mu by'ukuri ndabanza kubibutsa nk'uko umushumba yabibukije ikiganiro twaganiriye ubushize, muzi ko twavuze ku bijyanye na Yesawu na Yakobo, imivukire yabo, ko habayemo ingorane hagati y'umugabo n'umugore batahuje ku bana, bigatuma umwana umwe ariganya undi, kandi bitewe n'uko ababyeyi batabivuzeho rumwe. Uyu munsi turareba ku kirero, ngira ngo urubyiruko mube hafi, tugiye kureba kuri aba bana, imiterere yabo, imivukire yabo. Ese mbere yabo bo habanje iki? Adamu na Eva muzi ko aribo batubanjirije, nibo bakurambere bacu. Ariko Adamu amaze koshywa n'umugore kurya ku giti Imana yababujije, bakabona bambaye ubusa. Izo zabaye ingaruka, kuko Adamu yahawe itegeko n'Imana ko atazarya ku giti Imana imubujije. Ariko noneho Eva nawe yumvira andi majwi. Burya umugore n'umugabo bakagombye kumva bimwe, bagatekereza bimwe, ndetse bakajya inama. Eva yariye ku giti atabanje kugisha inama umugabo, yumvira inzoka arya ku giti. Noneho Bibiri twereka ngo ahaho n'umugabo we ariye, babona bamba busa, bizana ingaruka mbi, bibazanira kwirukanwa mu Edeni, batangira gucumura ku Uwiteka. Ibyo rero byabaye karande, aho tugiye kureba mu ijambo ry'Imana ingaruka zabibayemo kuri aba bavandimwe abana babo babyaye. Aricyo kibazo mwabajije kijyanye n'ibya Kayini na Abeli, ndetse turaza no kureba ku bya Yesu dukurikije ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo muyobozi kandi nicyo kintu twubatseho cyane, gusobanurira abantu ibyanditswe byera kandi tubaganisha ku muco, kuko ubukristo budashingiye ku muco nanone twabwiye ko ubwo bukristo buba bupfuye. Ni ukuvuga ngo umuco w'igihugu, nk'uko Abisirayeli nabo kubaha Imana kwabo kwagendanaga n'umuco wabo, no mu Rwanda umuco wacu ukwiye kujyana n'ubukristo kugira ngo habone ku burere, habone ku muco, bityo bibyare ubukristo, bibyare kuzajya mu ijuru. Itangirira igice cya 4 duhereye ku murongo wa mbere, umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyerekeye Kayini na Abeli. Tugiye gusoma twumve ikiganiro gito kuri aba bana. Ndaza kubabwira rero uburyo iki kibazo giteye. Kandi uwo mugabo atwika Eva umugore we inda, abyara Kayini, aravuga ati mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka. Arongera abyara Abeli murumuna wa Kayini. Abeli aba umwungeri w'intama, Kayini aba umuhinzi. Bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo aziture Uwiteka. Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati niki gitumye kikurakaje, kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Kayini abibwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Uwiteka abaza Kayini ati Abeli murumuna wawe ari he? Aramusubiza ati ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Aramubaza ati icyo ukoze icyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantakira ku butaka, noneho uri ikivume ubutaka bwanga, bwasamishije akanwa kabwo kwakira amaraso ya murumuna wawe. Ukuboko kwawe kwavushije, nuhinga ubutaka uhereye none ntibuzakwerera umwero wabwo, uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Kayini abwira Uwiteka ati igihano umpaye kiruta icyo umuntu yakwihanganira. Dore unyukanye uyu munsi ku butaka, none n'amaso no mu maso hawe nzahahishwa, nzaba igicamuke
n'inzererezi mu isi, kandi uzambona wese azanyica. Uwiteka abwira Kayini ati, nicyo gituma uwica Kayini azabihorerwa 7, kandi Uwiteka ashyira kuri Kayini ikimenyetso kugira ngo hatagira umubona akamwica. Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Aya magambo dusomye arimo ngira ngo ibika cyangwa se ingingo zigera kuri 7 umuntu yabanza agatekereza. Ingingo ya mbere ni imikorere inyuranye y'abana. Mu by'ukuri aba bana twumvise imikorere yabo mu ivuka ryabo. Umwe yari umuhinzi, undi akaba umworozi. Ariko mu gihe baturaga amaturo, buri wese yazanye ku byo yakoraga. Ariko noneho rero muri uko kuzana ibyo umwe wese yakoraga gutura Uwiteka, Uwiteka ntabwo yitaye ku ituro rya Kayini, ahubwo yitaye ku ituro rya Abeli, bitewe n'uko Abeli yabikoranaga umutima wubaha Uwiteka. Kayini we yabikoze nk'umuntu ubikorera kuba ari nk'umuhango, bituma Uwiteka atabyitaho. Ntabwo twavuga ko Kayini yatuye nabi, kuko yatuye ibyo yakoraga, ariko uburyo yabikoragamo ntabwo byari bitunganiye Imana. Ikindi, ababyeyi nabo ntibabyitagaho ngo barebe imikorere y'abo bana imbere y'Uwiteka Imana yabo. Ibyo byatumye Kayini arakara, noneho bituma ishyari rimuzamo. Icyiciro cya kabiri tubona ni ishyari. Ni ukuvuga ngo iryo shyari kuri abo bana, Kayini ntabwo yitaye kuri mwene nyina ngo arebe ibyo akoze nawe yubaha Imana bikore. Aha ndashaka kuvuga ababyeyi ku buryo bwo kugenzura abana. Buryo umwana niba akoze nabi ntumuhane uri umubyeyi ngo umukebure mu nzira ye mbi ayobeyemo. Uramwishe, wishe n'abazamukomokaho. Kwica si uko wamutema cyangwa umukubita, ariko kutamukebura mu nzira ngo umugorore hakiri kare uramwononnye. Ibyo byatumye rero ngo ahaguruka rya shyari riramutera, aho kugira ngo yihane arahindukira, ahubwo agira mwene nyina aramwica. Icyo gihe rero habayeho ingaruka zikomeye cyane. Ikintu kibabaje giteye agahinda, harimo ikintu cyitwa kwirengagiza. Kayini yarabajijwe n'Uwiteka, aramubaza ngo murumuna wawe Abeli ari hehe? Aramusubiza ngo ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Aha ndashaka kubwira urubyiruko ndetse n'abandi bantu mwese mu nyumva, kwirengagiza ikintu uzi ko wakoze icyaha, uzi ko wagize nabi, haba mu itorero, haba mu gihugu, haba mu muryango, aho uri hose uzi ko wakoze icyaha, wakibazwa ngo ntabwo mbizi. Ese ko hakana ngo ntubizi, ni Imana ntibizi se? We wagira ahantu ushobora. Ubu reka mbabwire ikintu gisa n'itangazo. Muri iki gihugu cyacu dukurikije ibyabaye, hari indwara zigiye kuzahaza abaganga batazashobora kuvura. Kubera iki? Hari umuntu ushobora kuba yarisha umuntu ntabivuge, ntabone nakanya ko kubyihana, bikabibanga rye kuko ubuyobozi abaturage ntibamumenye, ariko kuko yamenye amaraso, ayo maraso aharyamye arasinzira, ayo maraso akibirindura imbere ye. Ibyo bizana umutima kurwara, noneho bigatuma ajya kwa muganga, babaganga bakabura indwara kuko ntabwo bamenye ibanga rimurimo. Ariko uwamaze kubigaragaza kabona nubwo yaba yarabihaniwe, uwo nguwo yarakize, kuko umutima we ntushobora kongera kubimugarurira imbere, icyamenyekanye ntabwo kiba kikisha isuka. Haleluya. Amen. Icyo kintu mucyumve neza nk'abanyarwanda, kandi ibyo ndabizi ko bihari. Hari benshi bameze batyo, batigeze bigaragaza, batigeze bamenyekana, ariko barimo baravamo ibisazi. Suka basara bose yenda ariyo mpamvu, ariko hari abo uzasanga hari inkomoko y'ibyo ngibyo, akaba yarabuze ahabyihanira. Nge nakugira inama gusanga umushumba wawe ukamugira inama. Nge hari benshi nagiye ngira inama, ngira ngo abanyabugesera bo barabizi, nagize igikorwa kinini cyane cyo kugira abantu inama, kandi abihannye bose hari n'uwari wavuga ngo ni sida, ariko amaze kwemera ko yakoze icyaha byatumye akira, uyu munsi ni muzima arikorera. Ibi rero byo kwirengagiza kwa Kayini byakomeje no muri iki gihe cyacu. Kayini ati urambaza ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Iryo si ijambo ukwiriye kubwira ukuyobora. Turabizi ko hajeho ubushizi bw'isoni. Umuyobozi, umupasiteri se, cyangwa se abayobora igihugu cyacu, ugasanga umuntu yabaza ati ibi bimeze bite, ngo ibyo ntubimbaze. Ibyo rero ni ukwirengagiza ibyo umuntu azi, kandi ntabwo byubaka ubugingo bw'umuntu. Ikindi nashobora kukubwira ni uburyo bwo guhanwa. Uwiteka amaze kubona ko Kayini yacumuye, aramubwira ati kugeza ubu ngubu wowe ubaye igicamuke, ubaye inzererezi. Reka mbabwire, icyaha gikomeye cyane ni ukumena amaraso ya mugenzi wawe.
ntabwo ari byiza aho wajya hose amaraso kugenda inyuma byanze bikunze. Igikwiriye ni igikirere nuko wakwihana. Buriya aba bana babanye nabi kandi arabavandimwe. Reka mbabwire abanyarwanda tuvuga ururimi rumwe. Baravuga ngo Imana yirirwa handi gataha mu Rwanda. Mu by'ukuri nge nyandeba nkasanga u Rwanda ni igihugu, mu bihugu nagenzemo by'abaturanyi nasanze hari indimi nyinshi. Nagenze mu gihugu cya Kongo, ngenda mu gihugu cya Uganda, ahandi nagiye mparebesha amaso, ariko nasanze bavuga indimi zitari zimwe. Ariko mu Rwanda navuye ku mupaka wa Rusumo ngera ku mupaka wa Cyangugu, nsanga abantu bose bavuga kimwe. Ntabwo rero ni icyerekana ko abanyarwanda ari bamwe, dukomoka kuri Kanyarwanda. Burya nta muntu wakagombye kwica undi mu Rwanda kuko turabavandimwe. Ariko kubera iyo mpamvu rero birakorwa kuko abantu batubaha Imana, birakorwa kuko abantu batemera itegeko Imana ibaha, ndetse ntibemere n'umuco w'ababyeyi babahanura. Icyanyuma nababwira, ntabwo gukora nabi bituma umuntu adahanwa. Iyo hanwe ikibujijwe ni igiki? Burya Imana ntabwo yanga umunyabyaha. Kayini amaze kubona hanwe, Uwiteka avuga ngo uzabigicamuke. Kayini yagize ubwoba bwo gutinya icyaha, nubwo atihariye ariko yabaye nk'utinya ibyo agiye kubona. Hari benshi batinya ariko ntibareke ibyo bakoraga. Umuntu akavuga ati ninkora icyaha bazamfunga, ariko ntareke kurwana. Nese ararwana adashaka gufungwa, aranywa ibisindisha. Nkawe wa rubyiruko muvandimwe, uririrwa itabi bibi, ibiyoga bibi, uriroha mu kaga, none se kandi ugatinya gufungwa. Ibikuzanira igifungo nibyo uri guhamagara, ariko hakagombye kuyoboka Imana. Uwiteka aravuga ngo noneho Kayini mushyizeho ikimenyetso ntihazagira umuntu umwica. Igihe umuntu agitegereje kwihana, hagomba kubaho ikintu cyo kumurinda. Nababwiye ko dufite umukuru w'igihugu mwiza. Ubu ngubu hari ibintu yagiye akora ayobowe n'Imana, abantu ntibabimenye, kuko yagiye yakuyeho igihano cy'urupfu. Kwica si cyo gisubizo, ahubwo guhugura umuntu akamenya icyaha cye, agahanwa, akigishwa, akagaruka mu muryango nyarwanda. Ni byiza cyane. Ibi ni amahirwe akomeye mu gihugu cyacu. Ni kitwereka ko Imana idutoranyiriza ubuyobozi. Ndagira ngo nsoreze ku ijambo rimwe ryanditswe muri Yohana ku bya Yesu, ibyo nababwiraga ku bya Kayini na Abeli, ishyari ryabo n'ingaruka zabyo. Ariko Imana yahagaritse kwicwa kwa Kayini igira ngo itegereze ko Kayini azihana. Noneho iyo tugiye mu gitabo cya Yohana, mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, tuhasanga ijambo umugabo yavuze witwa Yohana mwene Zakariya. Hari ikintu yavuze ku gice cya 3. Ndagira ngo aha hantu tuhitegereze turebe, murebe icyo ijambo ry'Imana rivuga muri ubutumwa bwiza 3 umurongo wa 2 kugera ku murongo wa 6. Hatubwira ngo iki? Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze, yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Umurongo wa 6, ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Imana ishimwe cyane. Amen. Aya magambo niyo ngira ngo nsorezeho nkubwira ku bya Yesu wabajije muvandimwe, n'abandi bose bari bafite ikibazo kuri ibyo ngibyo. Imivukire ya Yesu itandukanye n'iya Kayini na Abeli. Yesu yaje ari umukiza w'abanyabyaha. Yesu yaje ari ushaka guhindura imitima. Ni Yesu yaje ari ushaka kugira ngo atubere ubuhungiro. Yerekana kundi kuvuka gushya. Noneho Imana ishimwe cyane. Amen. Yatweretse kuvuka ubwa kabiri. Niba warabyawe na kamere y'ababyeyi bawe wavukiyemo, usanga barwana, batongana, bagira bati, ariko iki gihe biragukwiriye kuvuka ubwa kabiri. Nicyo turi kwigisha abantu. Hinduka uvuke ubwa kabiri, imico yawe ihinduka, ubyarwe n'umwuka. Uhinduke we kubyarwa n'umubiri, ahubwo ubyarwe n'umwuka, uhinduka umwana w'Imana. Imana yacishimwe cyane. Amen. Ndagira ngo rero aka kanya nkugira inama mwene data, uyu munsi wa none hari ibyo umaze iminsi urimo, hari ibyo utekereza, hari ibyo wibwira, ahari wanasinze, ahari urimo uranatongana, ahari urimo uranarwana, ahari wa mubyeyi we abana bawe wabuze uko bafata kubera ubugome bari gukugiranira, barimo bararemana inguma. Ariko ndagira ngo ubwire uhindukire Yesu. Egera radio yawe cyangwa se egera televiziyo yawe, tubanze tugushyira imbere y'Imana. Kandi dufite hano umushumba wacu agiye kugusengera Imana. Uhinduke ugire umuco mwiza w'abanyarwanda,
uhinduke uba umwana w'Imana, uvuke ubwa kabiri, Imana yacu ibaha umugisha. Reka umushumba wacu abasengere. urakoze cyane Pasiteri Nkuba, Imana imuhereze umugisha. ku badukurikiye mwese, yagiye aganira amagambo meza y'ubutumwa bwiza kugira aho dushoreje mu butumwa bwiza bwa Yohana. Pasiteri, hari abanditse kuri telefoni bagira ibibazo babaza, ariko mbere yo kubakira tugeze muri ka kanya keza ko kwakira amatelefoni, ibitekerezo byanyu, ibyifuzo byanyu, kuko iminota ye ntihagarara, ibirimo kwirukanka. Hanyuma abadukurikiye rero tubahaye ikaze kuri wa murongo wa telefoni 0788 47 8389. wahamagara, watanga igitekerezo, watanga inyunganizi. Ariko bwana Pasiteri, hari ijambo naringiye kukubaza twirengagijwe n'ibyo abandi bakubajije n'iminota ni mikeya. Uravuga uti Abeli na Gahini bahawe gukora ibintu bitandukanye. Umwe ari umuhinzi, undi ari umworozi. Ariko hari ijambo nashatse kugira ngo usubizeho, wenda aho ngaho akanya nikakaboneka turi bukubaze. Reka twitabe uyu muntu uhamagaye kuri Yongwe TV. Mwiriwe? Muraho. Amakuru ni meza. Muri bande muherereye he? Aro, turakumva. Yego Rukundo. Yego Rukundo, uri mu Bugesera. Aho ngaho Pasiteri Nkuba yahakoze umurimo cyane. Yahakoze umurimo cyane rwose, turi hano Kabarore. Arimwo ngo arategura kubasura, nawe arakumva. Yagusuhuza. Komera Rukundo we. Yego yo ni umuhungu wacu. Uyu ni umuhungu wacu, ni wa mukuru wanjye. Amen. Yego mujye mukurikira iki kiganiro kuwa gatandatu no kuwa kabiri, tuba duhari rwose aya masaha, ndetse na nimugoroba kuwa kabiri saa 11 kugera saa 12. Saa 11 kugera saa 12. Saa 7 kugera saa 8. Ibitekerezo byanyu mu kubaka umuryango n'umuco birakenewe. Imana iguhereze umugisha Rukundo. Amen. Murakoze cyane. Kumbe n'abandi barimo guhamagara ari benshi kuri televiziyo. Uyu Yongwe TV, mwiriwe? Arimo arayivugiramo. Aro, muraho neza? Yego Muriga, mwahererekanyije telefoni ngira ngo. Uwo ni umukristo wanjye. Muraho neza Murigande? Komera. Yego rwose. Twamushuhuje, Imana ibahereze umugisha. Nzabasura. Barakubaje ngo tuyehe ngo bazagusure. Muzansure, ndi Kayonza cya Rubare. Yego. Sawa, mudusuze n'abandi bose. Sawa. Murakoze, reka twumve. Yego. Turakumva baza ikibazo wihuse. Baza wihuse, abandi barimo guhamagara ari benshi. Hagati ya Kayini na Beri. Yego. Hagati ya Kayini na Beri. Yego. Umweko yari umuhinzi n'umworozi, ubundi icyaha umuhinzi yakoze n'iki? Baraza kugusubiza. Imana iguhereze umugisha cyane. Reka twumve n'abandi. Banezerewe cyane, ntabwo bashaka. Nabo nayoboye ntibashaka kurekura kuko banyumvise. Aro, Yongwe TV, mwiriwe? Aro. Mwiriweho? Ni meza. Muri bande muherereye hehe? Abantu telefone zirimo zirabyigana. Aro, Yongwe TV, mwiriwe? Yego muri bande muherereye he?
mwiriwe Yego, yego, neza. Karuhe. turi mu mudugudu wa Rwabarima kuri Munezero. Yego, turashimira ikiganiro rwose, inyigisho mutwigishije, Imana ibahe umugisha. murakoze Murakoze cyane cyane. Karuhe. Umusaza umunsuhurize ni uwo bita Pasiteri Nkuba. Yego Pasiteri rwose Nkuba rwose arakumva cyane. Ni ruguru yo ku Munezero. turahareba Urakoze, cyane. urakoze. Ubwo mukomeze mujye inama ku muco n'umuryango n'ibibazo biwugarije n'ibyo tuba twaje kuganiraho. Imana ibahereze umugisha kudukurikira. Namwe ibahe umugisha rwose. Amen. Reka twakire n'abandi, abahamagara ni benshi. Hari n'abanditse n'ubutumwa. ngira ngo kwandika ni byiza kuko turanabusoma iyo tuvuye hano tukazabasubiza. Ntabwo barekura. Yongwe TV mwiriwe. Mwatugezaho ubutumwa bwanyu ku buryo bwihuse, iminota yagiye. Muri bande muherereye he? Muravugana na Jean Pierre Rwamagana. Rwamagana Jean Pierre, Imana iguha umugisha. Yego, twakurikiye ubutumwa bwiza kuri Yongwe TV. Yego. Ndabadushimisha, ariko twajemo hagati twifuzaga kumenya byibuze aho mwaturangira muri iriya hantu pasiteri wacu mwiza cyane yasomaga ku bijyanye n'inkuru ya Kayini na Abeli. Tangirira igice cya kane uhereye ku murongo wa mbere. Yego. Imana iguha umugisha cyane kandi ni ikiganiro. Pasiteri wacu, Imana imuhe kurama. Murakoze Amen, cyane. amen. Yego. Murakoze. Reka twumve n'abandi, abahamagara ni benshi ku murongo wa televiziyo. Yongwe TV mwiriwe neza. Alo. Iriwe. Yego, yego, mukomere. Iriwe. Biragusaba kwigirayo hirya gatoya. Ntabwo arimo kutwumva. Urimo uravugira hafi ya televiziyo yawe, niyo mpamvu. Yego, negereyo gato. Yego. Barimo kutwumva. Reka dusoze. Abahamagara ni benshi, mukomeze mwandike. Ba Evariste bahamagaye banditse. Ubutumwa ni bwinshi, ni bwinshi, ni bwinshi, ariko reka mbabwire ko ikiganiro cyacu nakagaruka kirahari. Tukora kuwa kabiri nk'ibisanzwe saa 11 kugera saa 12, hanyuma tukagira n'ikiganiro cyo kuwa gatandatu cya saa 7 kugera saa 8. Turabararikira rero kujya mukurikira kuko inyigisho zirahari. Umuco n'umuryango, dukeneye kubaka umuco nyarwanda ushingiye ku bukristo, nkaho pasiteri yabaze kutubwira ko umuco mu bukristo najyo urumva ko ni interuro nini. Hanyuma agenda agaragaza imbogamizi zagiye zibaho ku myumvikanire mike y'ababyeyi mu buryo bw'imirere y'abana babo. Hanyuma reka nshimire abatumirwa, buri wese afite isogonda rimwe cyangwa amasogonda abiri yo gusezera. Cedric Ikayonza, muri amahoro, ngaho sezera abantu. Umushumba wacu arakoze cyane kubw'ikibazo mu kanya yaratubajije. Ubwo ku munsi ukurikiyeho tuzagisubiza mu izina rya Yesu. Esa guhereza umugisha cyane. Hanyuma abantu b'Ikayonza aho ngaho iwacu, Imana ibaha umugisha, kandi nzi koko tukiri kumwe ku murimo w'Imana. N'abandi bose badukurikiye, Imana nibahereza umugisha mu izina rya Yesu. Esa guhereza umugisha cyane. Pasiteri Nkuba, abantu bakumvishije, iminota ni mikeya, hanyuma turashaka kugira ngo tubasengere, ariko gira isogonda rimwe abiri Nibyo. ubutumwa kuba gukurikiye. Reka mbabwire ko bitarangiriye aha. Iki kiganiro tuzakomeza kugitanga kandi bazakomeza kubaza ibibazo. Muri make ndabashimiye kudukurikira kandi Imana ibahe umugisha. Naho butaha, murakoze. Reka dusengera abantu rero, kuko tuba twaje kugira ngo tubafashe mu buryo bwo kubaganiriza no kubahugura ku magambo meza yo mu butumwa bwiza dusanga muri Bibiliya, kuko niyo mugenga w'ubuzima bwacu, niwo muyobozi w'ubuzima bwacu. Ubutaha tuzaba tuganira kuri iki kiganiro nk'ibisanzwe, ariko tunasobanura neza neza urubyiruko, ubuzima bw'urubyiruko mu biganza byabo. Urubyiruko rero tubitayeho kandi turabategurira byinshi byija bizabafasha guhindura amateka, kuva mu buzima bubi bw'ingorane uyu munsi barimo kwinjiramo no gusubira ku murongo mwiza, kuko nimwe dutegerejeho igihugu cy'ejo cyiza ndetse n'itorero rizira ikizinga ejo hazaza. Reka tubasengere tunasoza.
mwami mu izina rya Yesu duciye bugufi imbere y'amaso yawe, tugushimiye abantu bose badukurikiye kuri iyi televiziyo. Twaje kubwiriza ubutumwa bwawe bwiza, kandi ababwumvishe ni benshi, abanyuzwe ni benshi, abafashijwe ni benshi. Ariko dusabiye na ba bandi bose nyagasani batabashe guhamagara no gutanga ibitekerezo, bafite ibyifuzo bitandukanye, bafite ingorane zo mu mago, barara barwana induru hirya amateleviziyo n'amaradiyo avuga ibintu byinshi bitari byiza. Ariko mu izina rya Yesu ngo waje kugira ngo tubone ubugingo, kandi twese bariya rero barimo kuzira akarengane, barimo kwamburwa ubugingo, ubuzima bwabo, mu izina rya Yesu turashyiraho iherezo. Turasaba kugira ngo utabare abanyarwanda, utabare imiryango, utabare abana n'ababyeyi babo, mu izina rya Yesu. Umwuka mubukurwemo, amahoro yawe abamanukiyeho. Turasenze kandi turizeye yuko twumva unanabikora no kubikora nyagasani. Tukweretse iki kiganiro dufite kugira ngo gifashe abanyarwanda, gifashe abadukurikiye bose, abizera n'abatarizera nyagasani, bizere kuko nta bundi buhungiro uretse mu Mana. Ushaka kuba mwiza yisunga Imana, ushaka gukora ibyiza yisunga Imana, kuko niyo ifite ububasha. Twumvishije ubuhamya bwiza bw'umwana muto nyagasani Cedric wadusuye, twumvisha umukozi wa Pasteur Nkuba. Bose ndabasengeye kugira ngo ubuzuze ubongeremo imbaraga. Data, ubwo tuzaba turi hano ubutaha, tuzaganiriza abantu bawe neza, kandi abantu bungukire muri iri sengesho no muri iyi nyigisho. Ikuzo n'icyubahiro turabigushubije, tubasabiye bose, kandi twizeye ko ubikoze unanabyumvishije nyagasani. Abanditse bose ndabakweretse, abo turi busengere na nyuma ya hano, kuko ni benshi cyane. Ikuzo n'icyubahiro umwuka wawe rababeho, dusabye twizeye ku bwa Kristo umwami wacu. Amen, amen. Amen. Imana ibahereze umugisha abari bakurikiye. Aho butaha.